nagenzwaga hano n'urukundo yego kisuwe kutangaza urabona guturuka i Kigali ni urugendo rutari rugufiya rurerure kandi ariko nanone baravuga ngo ahantu hari inshuti ntabwo haba kure Rabizi ndi umugore mukuru ngomba kumushimira nduzi ko nyine ndi umu ex ariko twabaye inshuti ariko ninjye nyine byose niko nabivuga ariko uramukobwa rwose tinyeze mumushimira ariko yinyicaje aha sha umva yewe ni mahwi yego rwose ayo bapfundurije sha Mana urukundo rwogere urukundo ni rwogere urukundo ni rwogere mbere na mbere ndashimira Fanny n'umugabo wanjye kandi arankunda nta nubwo ari uburyarya mba mbibona Kiroso bikore n'ubundi wabikoze sibyo bikore n'ubundi wabikoze ni Fanny abikore kabisa ibarutire nabikoze rwose duharahiye bakunze ba TV rero ntabwo tubatindira cyane murabizi uko umugoroba wari umeze turi muri anniversaire y'umukobwa uruze kwivuga mu kandi kanya murabona hariya hari abantu baberewe hari ubagaragiwe hari abameze biki mbo tubanze tubisegureho gakeya ku mugoroba ikirere cyadutengushye ibikoresho tukaba dufite bike amatara yari nayo ariko anniversaire y'umukobwa ntabwo yari yoroshye yabaye iminsi 2 iranarenga ribuze kugera no kuri ingahe reka tubanze dusuzanye n'undi ngo kino gitondo mumeze mute tumeze fresh tu wa Kiroso yola vipi power tu muduhere mikoro nawe akadusuhuza agahinja muraho muraho neza ariko sundi wakwita nde banyita Divine bakita Divine bo imbere ya kamera zacu murahabona abantu batatu byo byose bamaze kwivuga bari babiri hari utarivuga twakoranye urugendo ruturuka i Kigali tuzana i Musanze tuje muri anniversaire ya Divine Sherwa Kiroso ariko babandi bariyahura bo reka tuzagire reka dereze n'umuntu wambaye umupira w'umweru nawe yivuge nanjye nyine nk'ibisanzwe nitwa Fanny turabita umuryango turabita couple turabita iki irindi ngo irindi ngo yego reka naryo mubwiye yimbaza ko ntabwo ari umunyamakuru ni umuyegisi we Fanny uramuzi ndamuzi cyane muzi hiki ariko muri inshuti turi inshuti cyane umuzi hiki muzi hiki yego yari umugore w'umugabo wanjye ubundi aka kana niko kana nzi katanafuha mu buzima ubundi uravuze ngo bariya ngo bande bose harya bande ngo nibagende bazigende iki ngo bazajya ngo azajya agenda bazenguruke mu ariko ngo atahe Musanze nyine ayimuzanire bagira ate ayimuzanire inyise nyine iyo yitetse niko Fanny ni umwe muri babandi
ubundi mwe musanzwe muziranye? ubu ni nk'ubwa kabiri duhuye ariko bwa mbere duhura ntabwo twahuye, nta kamera zari zihari. Twahuriye mu gikari. Yego. Kubona yaje mu kirori cyawe cya anniversaire wabyakiriye ute? Byanshimishije, byanyeretse ko byanga bikunda ntashobora kuba we n'umugabo wanjye sigaye babana nk'ibisanzwe, nta rukundo rukirimo. Rurahari kubera ko yaje kubera urukundo rusanzwe. Ahubwo ari kuvuga ngo rusanzwe nyine. Ari indirimbo ivuga ngo karacyarimo karacyarimo. Aho mutangiye kurengera. Aho kari ntabwo muhareba. Mwirengera ntakarimo. Eka ntabwo. Inshuti bisanzwe namwe murabizi kandi mumaze no kubimenyera. Tubona ko atarimo. Ndi kubakeka. Yesu we gwiki Ndi kubakeka atangiye kunzamurira isukari. Okay, Kiroso. Turani Musanze. Twaje muri anniversaire ya kwanza tubabwira icyatuvanye i Kigali. Babirangije. Babivuze babirangije. Nta kibazo nanjye mfasha. Mvuguti ngwiki. Mvuguti ngwiki. Ko ndi kumva uri gushaka kuvuga icyahangahaga. Mvuguti iki? Nariko wanishimye mwana. Nagenzwaga hano n'urukundo. Yego. Yesu we kutangaza. Urabona guturuka i Kigali ni urugendo rutari rugufiya, rurerure kandi ariko nanone baravuga ngo ahantu hari inshuti ntabwo haba kure. Azuko nakantu bawumvamo. Ako mushimire ariko mushimire. Urakoze cyane. Ndagushima ku bwitange wagize. Nta no kumuhobera. Yareka se nkaza kukimuhera ahantu. Aya mwiduturira. Urakoze cyane sheri. Bizu ya nyayo mwana. Oya. Mani hari abari kutwibona mpereze bizu ya nyayo. Musome. Narabazabica we. Ibi bihe wigeze ubigira uri kumwe na Kiroso? Tugeze naramusoma mbose. Mbega umwana tubiwe. Bagukope? Kunkopa nakunkopa guhari. Natandwana. Nabi musaza cumbagira. Bose. Kana ariko abantu bose bamenyanye na Kiroso bakundanye nawe bagiye mu rukundo. Aka kana nubwo twashaka kuba kwitonda abandi mwari insazi. Shaka ritonda nanjye ni mpamvu nafashe urugendo nkemera nkaza kumureba. Ntago ari kure cyane cyangwa hano gari na kera cyane yaho Kiroso wenda hari umukobwa agaragaye yamwanditse ku Kibero. Ubundi iyo nkuru warayimenye Fani? Aha, babaraceceka nayoberwa nti. Nayimenye kera twaranahuye. Wabyakiriye ute? Ntibisanzwe nyine kuko ari inshuti yanjye gusa navuze ati noneho uyu nguyu none aje kumukuraho. Reka ariko urasa umuntu. Ntabwo namushimiye ngewe. Samantha yaravuze ngo ni Marine. Nawe nari mwa Marine. Urabizi ndi umugore mukuru ngomba kumushimira nduzi ko nyine ndi umu ex ariko twabaye inshuti. Ariko ninjye nyine byose niko nabivuga. Ariko uramukobwa rwose tinyeze mumushimira. Ariko uyu nyicaje aha sha umva. Yewe ni mahwi. Ujye umugisha? Nawe ubihaye kera. Devi igira akantu uvuga kuri uwo mugisha bagiye guhereza urukundo rwawe. Ngere ku kantu mvuga. Uranshimishije. Arigenaga mfitemo akantu k'ubwoba ukuntu nyine wikandagira banyura ahantu ntari ahantu mu gikari tutari nyine bikagenda ukuntu ariko binyeretse ko byanga bikunda usigaye babana nk'ibisanzwe niko mbikeka. Muri barakubwo bose ninde ubyibuze ushobora kuba warigeze ugirira impungenge? Umuntu najya ngirira impungenge. Uwo ujya uzigirira kati nguye noneho ndamukeka. Nkeka Samantha kurusha Jojo waje kumureba hano ucyagiye muri hano hano Musanze. Nyine izi si impamvu Jojo we
ntabwo mukeka ngiye mbona numva nkeka Samantha sinzi kubera iki rero rega Samantha twize guhura reka da ariko mu gikari mbona ashaka nkundira umugabo cyane nuko yaba yihagazeho baramukunda aba yihagaze ariko mbona amukunda okay dukubita tubangura twaturutse i Kigali oya muhereze mikoro ngo gute ngo wajya umugabo cyo bakankunda ntabwo nagatanga warafashe ariko biyabiye namaze guhitamo nakurekura akiro nawe wamushimiye washimiye akandi kana mane gumugisha gurya gusa aya witurira mu mibare yesu ntabwo ryarya burimo nshimira imana igumugisha n'akabiza oya mwakabizu pe n'amakabizu niba uko bakundana bya nyabyo ni nabihaye n'umugisha ariko santarari shaka baradutuburiye aya turabyanze tubivuyemo kurona kamera niba ari ibyo ngibyo akasabwa niki mutabona mwebwe bashaka n'amabanga yo mu rugo mushaka kuyashyira hanze ariko se baguhaye ujya utora utahaha tora utayisanzwe shamba ari mukansese pe dukubita tubangura twaturutse i Kigali ejo nibwo twaje nimugoroba ikirere mwarabibonye ibyo byadukoreye ntabwo byari byoroshye Fanny nk'uko babivuze ngo umudamu mukuru cyangwa wabanje mu rukundo ugatera n'ivi ntabwo ari njye wariteye ni ikiroso wariteye naterewe ibiraro nariteye hari impano wazaniye urukundo rushyashya cyangwa ni bucura cyangwa hazaza n'undi uyu ni we wa mbere ni nawe wa nyuma hari igihe umuntu aba yibanziriza anikurikira hari icyo mutumva ariko devingo uri uwa mbere ukageza no ku wa gatanu imfura nkaba nawe cura kinege rero ngewe agaseke ndagasandaje hari impano umugore mukuru yakuzaniye Fanny inshuti y'umuryango inshuti umugore mukuru tuzajya umukomeretsa kuri utuma arereje isukari gazamuka no reka Fanny zana ka envelope kagaseke wazaniye ugira akantu umubwira ubundi nta kibazo rwose abana banjye nabazaniye kano kantu amashariko abaniye kano kantu rwose ngo bagasome buryo yose kabapfundurira ariko njye kubapfundurira kabisa aka kantu rwose kabapfundurira ariko mana ariko niko Devi uriyumva ute ndikumva ibyishimo ni byinshi yego se ariko mana byandenze Fanny wamufashe ute atandukanye n'abandi bakeba banjye nakubona agakiri mukeba kameramani adufashe iki gikorwa akiyobore rwose azuminge Fanny turebe rwose ariko kirose uko kamera 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 mari buko yo kamera ndi kubona reka bimurira buga sha bigiye kunjaba kubera njyanye wari kusinjya nyipfundura kuri inshuro ngiye kwipfundura kagerageza sha namwe narwo mubizi barabagira cyane cyane gute simunyigisha gute ajyana gutya ndagutya akajyana gutya akajyana naguheza ariko cugusaba gute akira binkorera cugusaba ucukusaho fata neza pe gutya buhoro gake mari gake pana cyane none huko oya pe gute se batabona byabona neza ko bafite ubwoba bw'iki
afite ubwoba iki gikorwa noneho ukubona ko ariko noneho ni ukubona bayasaba murajya heza murajya heza ese mufite ubwoba ni kuri inyuma ya kamera mufite ubwoba twereka ariko Kiroso sura umufasha we ngo amwegere ukamufasha ndamufasha ndamufasha ibindi oya gerageza komeza yego rwose urukundo rwogere urukundo ni rwogere urukundo ni rwogere yarirukanse ahitaye ahubwo yarayirekuye uriyumva ute divi uriyumva ute byandenze byakurenze ishimo ntugakore wipfundire n'ijya wayoheje ninjye waberetse ko bayifungura ni muri kwa guhereza umugisha uyu muryango n'uru rugo uhita kugira akantu babwira ugira n'icyo basaba kugira ngo ikintu nababwira ni uko mbakunda cyane kandi kuba ndi hano kuba Divine yarantumiye ni iby'agaciro gakomeye cyane kuri njyewe kandi kuba Kiroso nawe ari inshuti yanjye ni byiza rwose nk'abana banjye reka mbakire noneho shaka bugufi ho gakeya se aha ntureba noneho nuzajya umara guteka uzajya urya mbere yuko utaragaburira umugabo ndavuga ariko mwumvishe niba kengetse kabisa aka kantu karengetse kabisa Kiroso baravuga ngo ngo agasozi kamanutse inka kazamuka indi nawe atakira muhate ariko muhate rwose mwongere ariko mwongere baravuga ngo imvura igwa ntisubire bahita cyumya jiyazi mwese ariko mu ciyazi ariko na fani kameramani jiyazi Kiroso wadufasha ugafata mikoro ntabwo uri kumera amaritiro kameramani iyo baba we ndi kumura kuri kamera nkagenda nkasoma mu kanya nawe turakwitaho reka twumve Kiroso nyuma y'ibintu byose ubonye bimeze bityo niki kiri ku mutima wawe ikindi ku mutima rero ni ibyishimo kandi ngo kare ku mutima gasesekara ku munwa nyine uyu munsi wanshimishije cyane guturuka ejo nk'umujangweri nk'umujangweri cyangwa Babylon ubundi se Kiroso ni babisi ntabwo ari babisi ariko kugira babisi guturuka ejo ku mugoroba ariko arabizi guturuka ejo ku mugoroba tubwire uko ubyifashe guturuka ejo nimugoroba byari celebration byari byishimo mbega yohana byari neza cyane kugeza amagingo ya kandi usibye ko twatengushwe n'ikirere cyadutengushye ariko nyine tugomba kwishima kandi atari ibyishimo birangiriye ahangaha uyu munsi bigomba gukomeza eko nta kintu bavuze ku rukundo se eko nta kintu bavuze ku rukundo muramba numiwe ubujwe n'ikifani nese ko nta kintu uri kuvuga ku rukundo urasamye ngo iby'ibirere ngo n'iki n'iki ubu se agiye mvura ejo yanyagiye nkakuraho imisatsi yanjye ndiyanze sinuje kandi umuzi kuturusha wowe mu rukundo umuzi kuturusha aya mbabarira cyane we nkuramo amagambo abarira izana ibyabangana kandi ubivanga amasaka n'amasakaramentu kandi fani nawe turamushimira ku bwitange bwe kubw'umwanya we yafashe akavuga ngo tujye kureba
Tujya kureba nde? tujye kureba sheri tumutungure ku munsi mukuru we. ndabimushimira Fani, wakoze cyane. namwe mwakoze cyane kandi nkaba nshimira Wivine cyane nawe ubwitange bafite kuba wenda byarantekerejeho nanjye nkahaba kubwe ni by'agaciro cyane. Reka twumve agahinja. Guturuka ejo ku mugoroba wowe iki gikorwa kugeza ubu ngubu wagifashe ute, urashimira bande muri iki gikorwa? mbere na mbere ndashimira Fani n'umugabo wanjye, ashimira na Yawe TV. Ako Yawe TV hejuru yubahwe byiteka. Yego, ndabashimira cyane ubwitange muba mwagize no kuza kundeba muturutse i Kigali mukaza kundeba iwacu i Musanze. ndabishima cyane nkanabibashimira. Yawe TV se badushimiye neze n'abashimiye simwe njyewe bitewe n'uburyo mbakunda nanjye banshiriremo bitewe n'uburyo mbakunda natwe badushiriremo. Kamerama nawe urasomaho. Reka two guca mu ijambo agahinja. Komeza ushime ni igikorwa uko cyagenze. ndabashima cyane wa mbere nshima numva ni umugabo wanjye warawiteguye. Yego, agomba kumenya ko ku munsi mukuru wanjye w'amavuko agomba kuba hari. By'umwihariko ngashimira na Fani cyane, yanyeretse ko nta rwanga mfitiye kandi arankunda nta nubwo ari uburyarya mba mbibona. amabara uko azabona ntuzazana intare mu mujyi. Twavuze impundu ni umuco nyarwanda. Ariko se ubundi bavuga ko umuntu wavuze impundu bimeze bite? Nyine iyo ibintu byagenze neza yumva yishimye umuntu nyine abavugiriza impundu. Fani, ibyo byose nyuma yaho gatoya wagiye gukurikirana Kiroso yabaye n'inshuti yawe, mwavuye mu by'urukundo rusanzwe mu inshuti by'umwihariko. Hari abakobwa bandi bagiye bagaragara mu rukundo kugeza ubu ngubu bari kumwe n'uriya bari kwita bucura ngo ni Divine. Abandi bakobwa wagereranya gute na Divine? Nta hantu bahuriye pe. Divine abona ko nyine ari umukobwa ukifite umuco, ukunda kwisekera, ntabwo ajya apfa kurakara, ntabwo ajya azana nyine ibikabyo nk'ibyabariya ngo wiyandikishe ngo Kiroso kwita. Ibyo se biratuma gukunda ahubwo muri karashi kabyo ahubwo igiye kumukuramo amakuru. Ururaba yashaka kumukuramo amakuru ntabwo ari urukundo. Nko Divine ni umukobwa utuje, umukobwa ugira ikinyabupfura, umukobwa ntabwo naba kandi ugira n'isuku, yitahura mbubona naremeye njye nkimubona. Uyu nguyu avuga ikinyarwanda mwarwa nagize Amethyst. Amethyst yamukuye hera, nubwo nyine wenda bwa mbere tutahuye cyane bihambaye, ariko nyine twaravuga ati dore sheri wanjye gatitsaba ko nibyo nyine numva nyine birananshimishije. Ndamufata mujyana ku ruhande amaze ati bize bite, nubwo nyine arantekerereza. Divine nawe twaza tuvugana kuri telefone, ubwo rero nibwo kurangira nyine tuje muri anniversaire ye nyine. Gusa nyine n'umukobwa nyine aratandukanye, umukobwa nyine mwiza witaho, uzi ubwenge, udasamara, udakunda abasore. Ariko umuntu arazayandikishaho Kiroso kwita ko agera hirya uhita ubona n'ubyipa ari kumushatira. Yego, Samantha yaravuze ngo buriya ni karibu yamuherezaga ngo ko boroma. Ahubwo icyo kintu Samantha ndagushimiye pe. Ubundi iyo wiyandikishije umuntu hariya uri kumubwira ati ubwo aba yarahashyize welcome, nuko hariya agira yamwiyandikishijeho warashyize welcome, ni ukubera sinavuga ngo gusa aravuga ati nimashyira welcome ntabwo nyine Kiroso ari munca amazi nyine ntabwo aribyo, ahubwo reka bituma mashyira Kiroso mpasimbuse welcome. Nari ugiye kwandika ngo welcome cyavuze mpandike Kiroso, wenda Kiroso nabibona ari itagira ifembo ryo kugira hino yaho kumwereka amatako buri gihe kugira n'iki nta kantu karimo. Shamva shamara narumiwe. Ese undi Kiro
iyo welcome bahora bavuga Fanny Samantha yavuze Fanny yabisubiyemo ngo naka welcome baguhaga ubundi aka welcome warakakiriye yamushyira mu mikoro divi none se bamaye welcome ntarigeze mpakomanga abo ako waranagowe ntago urumva akabakozi b'Imana kuki akora n'ibigeragezo kwe abakozi b'Imana duhura n'ibigeragezo none bamaye welcome ntigeze nkomanga ubuse ko kumana nyagasani iriya ngomba kuyikwepa nako narayikwepye ubundi wagize compose yabaye compose oya okay iriya no kwitera umugongo waranyuzwe se namaze kwitera umugongo waranyuzwe oya wowe waranyuzwe kuri uwo mwana kurya cyane hari icyo utabona koko hari icyo utabona okay Fanny bakumpera imikoro tugana no ku musozo kuko ibintu byaryoshye cyane sika mutari abageni bageze isore kandi isomere n'ubundi nta jana Fanny reka nze mvuge kuri iki kintu n'ubwa mbere ngiye kukikubaza wenda ashobora kuba n'ubwa mbere ngiye kukibazwa wagize akantu tubwira ku bantu bavuga ngo Kiroso agira imiti ngo abakobwa ngo n'iki umva ceceka kiriya kintu rero kijya kintera amatsiko cyane nkanakibazaho cyane mu bintu byose bigiye bitandukanye umva ari umukobwa arango ni Liza twarakoranye avuga uburyo ariko nyine ntabwo ari byiza biriya bintu twakoze ku rundi ruhande nta bitagira ahubwo ni cya gikundiro nyine Imana yaramwihereye Fanny uru rukundo urarubona ute cyane arubona neza byatara ahubwo urampatiranya ni kwayura amana nawe uzaneza abo dusengana n'ukuri kw'Imana niko ubuzanye Imana ceceka ibyo by'abayizi ngo bariyahura umva aba ex bose babona bavuga ariko mazina mubabwire bande uriya wiyarekeshejeho ngo Kiroso nibaze kumurira ibye Jojo neza akabona na nyuma nta mukunzi afashe cyane asundi divi bagehe muri Sebeya nemeye n'itike wemeye itike ibajyana hehe bategera muri Sebeya kugira gute sikari byo we aranahaturiye ahubwo bizoroha bazanyuraho ubu musanzu gisenyine hafi zanabaherekeza bashishije badafata umwanzuro bakisubiraho abi Kigali se bagiye ku Mpuzamahoro cyangwa kwa Makuza kwa Makuza n'abagore nyine naho abagore none se bose abagore turi kuvuga harya abagabo ni harya abagabo ni abagabo nyine ni kwa hariya kwa Ndamahoro mu Nyabugogo tike rero ngo ariko reba Samantha azagushihagura umunsi ngo yakubonye arifuza guhura nawe ni gushyira ku ivi hagura mushiraguye ariko ati kari umuntu waguze ibisazi birarutanwa mwigeze mu byo byose yaje gusanga mu rukundo nacyo so ni wamubanjirije mwigeze mushyamirana na baba rimwe se kabiri se ariko ari umunsi yanjombye umunwa arawunjomba naye ndihanukira umva naramukazi nakaraga nkubita hasi bitari imanukira Kiroso bagiye umva titire y'ikiganiro Kiroso agiye kwihagarika Kiroso agiye kunyara mu kiganiro Kiroso nyaye mu kiganiro usikari byo Kiroso nyaye mu kiganiro ikibazo ari ku mukobwa wanjye ari bumubenge oya ntabwo namubenga maze guhitamo niko ndetse aka kana ubundi baravuga ngo nyiraganga gato akarinda uruguma uyu mwana nta muhujya umugirira urugumo ibintu by'imigani ni urugumo wajya umenya gutandukanya amasaka n'amasakaramentu ko kano kana kitonda no muri komenti batubwira ngo ba Samantha bazashyira ku ivi ngo bizagenda bite ariko mana karitonda kano kana ariko nubwo kitonda sheri nubwo witonda ntihagire inshinzi y'umukobwa kushingaho urambika agakizasi umuhondo cyangwa umushinga magati nagasasangira Kiroso none Kiroso ajyaye mu kiganiro uva titire y'ikiganiro sheri nakubwire ukuntu ufana avuze ngo titire bakita gute mu kiganiro ayo ni amabara ntabwo baba bari gukora
Bana bahura n'ibigeragezo pe. Fari ni umunyamabara. Nabyiteye bya Fani. Ni umunyamabara. biremewe ariko nta n'icyo bitwaye abakozi b'Imana baragowe Nyaye mu kiganiro. Sibyo wicaranye n'abantu urahagurutse ngo ngirire njye kunyara. Ntabwo ari byiza pe isubire. ese undi buriya nk'iyo sheri bamuherekeza ngo wenda nko kumufasha ari kuvuga byari kwitwa gute Kibaba we. Bakatandika ngo Kiroso anyarije mu kiganiro. mbere ya kamera Abakiriya mwagenewe kugira bafite Iyo abakiriya. bajyana bose kutavuga ati sha umva. Kibaba harahiye noneho. Ubu ngubu aho turi kuri yawe TV. Kiroso ajyaje mu kiganiro turapfuye. Bafari rero barwakiwije ibintu kibazajya mu kiganiro. bo ariko reka twigurukire ku Ahubwo rubuga bavuga ngo Kiroso yihagaritse mu kiganiro. yihagaritse mu wahagaze se kandi wagiye Mvuye kwihagarika. uvuye okay Yihagaritse inyuma y'ikiganiro. Niko mwavuga yihagaritse inyuma y'ikiganiro. wenda kari akanyuzemo ariko ubundi Kiroso ngo agira imiti Akareka baramubeza imiti. cyatsi Burya barabyaga ngo uryoshye buryoshye kandi ufite igikundi bugifite we. Umwana nigirira igikundi abana bakamukunda muri zigasara. Ahubwo se icyo cyatsi cyangwa iyo miti mfite ni irumye Cyangwa ni yanitse iratogosheje irabije